kumbuye ukikanga byari bigenze bite? Oya ntago nikanze kubera ko nkubonye ahubwo nyine ntunguwe n'uburyo wari kuvugana n'umugabo wanjye. Umva nari mfite ubwoba, nari mfite ubwoba. Ubwoba bw'ikizi sizi ukuntu cyagiye namubaye ariko urebye yarahindutse pe. Ubu ntaribi nyine yarahindutse yisubiyeho nyine ibintu bimeze neza urebye. Umva tukivugana rimwe gusa simbyumva ko nahindutse. Ahubwo se ntago nyine turakomeza kuba hano, reka tujye mu nzu abariho tuganira. Nako nyine mba ndarwaye urangije ntiwaza no kunsura se gate wabaye wagira se uko banabimbye ubundi nari mbise ko warwaye. Nararwaye none indwara zidasobanutse ntaje noneho barambwira ngo naravugaga ngo nshaka ngo abakobwa nyine ngo naravugaga ngo nabaye ngo Chris umugabo wanjye. Usubwiza n'indwara cyane abademoni babe bagufashe. Nese ubwo bazivurije nyine buri umugabo yabonye bitangiye gufata indi ntera anjyana kwa muganga nyine baramvura nyine ndumva ameze neza ntari ako nyine nahamana pe. Yarangije ni wanamamagara munambwire ngo meze uko n'inshuti yawe kugwamagara kandi barambwiye yuko abakobwa aribo numvaga nshaka ntarashakaga ubwo zo nibukaga kuri inshuti yanjye cyangwa ubwo ahubwo iyo nkubona nari kubonamo umwanzi wanjye kuko niyumvaga muri njyewe ndi Chris. Kwiki shamane yagiye indwara n'ubwa mbere nayumva pe. Abwira nanangaje kuba kurwara wumva uri Chris ushaka gushaka gutereta abakobwa numvaga nshaka nyine za Indaya za Chris nyine. Ubu zimwe nyine ajya agenda ahamagara numvaga aribo bantu nyine nshaka tu shamvura nyemeje pe ahubwo nacyo mfite kagere vorore ubundi ndakwemera cyane neza umbwira inkuru. Umva nsigaye mfite sheri. Inde nsigaye mfite sheri Gatesi sheri agako ariko noneho ndumiwe Gatesi asigaye afite sheri. Nsigaye mfite sheri ntabwo nyine wawe nsigaye mfite sheri kutambaza atameze ate. No, ndakubaza uko ameze ntaraniyumvisha ko umufite. Ndamufite pe usubwo baraza kubeshya ngiye nsigaye mfite sheri ndabitekereza nabaye nk'ubyegeza niko kamwenye ndi kubona uraje agashana na se nkategure bya ubwo bikora akanya mbikubwiye gategura biseri ufite gahunda cyane sigate wewe wambwiraga ngo ntuzashaka ngo kubera urugo rwa Christella none aka kanya ibitekerezo bihindutse ginde mbere narabirebaga ukuntu marebo nkubona binteye ubwoba cyabwa ari ubwana wasanga nta n'uwamenya ariko sinzi uburyo byamvuyemo sinzi uburyo byagiye ninjye nisanze mukunda. Ubwo nyine umujama nyine yaje nyine afite gahunda nyine nawe uramureba wumva uramushamadukiye avuga ati burya bwose ibyo nabwiraga Christella ntago byavamo ariko maze amfashe nazameze nka Chris ameza nyine nubwo kuvuga umutware wawe mu izina atari byiza ariko nyine bamwita Emi rigeze nariki warumbajije ngameze ate nyine umuhungu mwiza bogare ushinguye ndafite amafaranga ntamubwire ko wakurikiye amafaranga yanjye nawe nakurikiye amafaranga waba mbabaje baye warakurikiye amafaranga pe yarangu nakurikiye amafaranga nyine nkinda mukunda nyine mukundira uko ari nawe nkunda amafaranga. Okay tumva ari byiza rwose pe gusa ariko gate ni byiza ndanezerewe kuba warahinduye ibitekerezo numvaga nyine ugenda umbabaza mukuntu ariko ntago nabura kukugira inama uzitonde sibyo utazagendera muri ndamukunda bikarangira akujyanye mu ngeso mbi. Nizere ko ibintu nyine mu gihe gito mumaranye nizere ko ibintu
kuvuga ngo kuryamana abahungu b'iyi minsi nibyo baharaye ibintu byo gutanga amavanse kubujije yegoga ntabwo twari twaryamana ariko nyine ariko ikigate njyanye mu cyumba cyo kureba amateriri kureba amateririmo usohoka gutyo gusa none uyu munsi uriya mugore ninjye nawe turamuhawe komanga we komanga ubundi igije iyo umugore yanze kuva muri uru rugo nta n'isoni nya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 ny
buretse uza gasuzuguro yatuzuguye komanga cyangwa nikomangire ushaka ko narukureho nubundi urasohotse twagarutse wanjye mwabaye kira ni njyewe wa wundi wasuzuguye cyagiye ongera unkoraho nk'uko wankoragaho mada inde se ndabona warakize noneho banza ibizimu wari urwaye byarashize sinjya mbamenya yarabaye yarakize ntabwo yamenya gukoresha umusatsi nk'abandi bagore wamubabariye si ubundi kamanutse tukakareba wakagore urinde kuba hano ako ubundi mufite ikihe kibazo uko ukoresha uko amarira ubundi Chris niwo gutunga umuntu nk'uyu koko mana nyagasani we Chris ari umukire dore ngo niyo ukora mpamvu nasuzugura wowe si umva manukishwa ntukadudusiga hejuru reba ino ndaya we iri kudushinga hejuru manukishwa bene wa mwaho ngaho mufite ikihe kibazo hasi cyangwa udusobanurire mu rugo rwanjye ako mwibagiwe ko hano muhagaze mwashyize ibyo bikandagizo byanyu ari mu rugo rwanjye barabibwira nde turakubaza Chris arahari cyangwa ntabwo ahari ubimbaza nkande wowe Chris arahari ntabwo ahari ubimbaza nkande soni urusuzugura nk'uyu ubundi yamujyanaga he hanyuma mwebwe murubaha mbona mumeze nk'aho mworowe ahubwo mutarezwe muri urugo dufite ibibazo birenze kimwe uheruka narajora nsuzugura kandi umuntu yagukora mu matwi wowe kubera wowe no kukureba mu maso yanjye wowe gusoni ugana n'injiji we ntiwongere kunkora ugomba kuvugana nanjye waciye bugufi n'undi munsi n'ikindi gihe uranyumva neza hano mba nahakurutse no kwicara ntacyo bitwaye aho rero tubanze tuvuge mba nahakurutse rwose none muvumvure vuba ibyo muvumvura gasuzugura nguko ni ibintu bimeze kuri iyi nshuro twaje tuje muzanye iki ubushongore n'ubukaka bwacu ngende Sonia uyu reba ni mugenzi wanjye Mika sibyo ndababona uyu musazi se ubundi ntabwo azi ndacyabona ndabona ibisazi byaranashize uranyibuka mata ese amagambo araba ubwo usa nkawe utazi gusokoza umusatsi nta n'urusonirega uricaye urashyatamye hano ngo ni wawe kweri umva nkubwire urugo ntirukubereye iyi nzu utahamo sha ntaho ihuriye nawe wa mugore wumva nkubwire ese wandebye ariko ubundi soni ko ndi kumva uri kwihambira kuri aka kantu wagira ngo sinamwihambira ese we iwanyu baroga ibihe birozi ako Chris urambabaza ako kantu wagira ngo kavukiye nako reka nceceke ubundi iwanyu ni he mada si uri umugore cyangwa uri umwana rebera abagore cyangwa u Rwanda rufite abagore mwaka byarama Chris we iyi nzu yarayitwubakiye Chris bebe iyi nzu ngo ni iyanjye ngo nicaye iwanjye gera vuba usohore ubwo bushuka bwawe ndebera ngo imyenda ndebera Madamu Samake twari tuje gusohora n'utwenda twawe sibyo ariko ubundi wakubuye izo nturumburiza ukandeba hano ko gasagose urumva neza nimba hari n'agakariso mukanyene navuze udukariso none udusutiya sibyo nimba natwo duhari nashaka kugira ngo ningaruka hano njyewe Soni uranyumva neza washyanuye gafite impamvu yo kwizirika reka ibi bintu wigize byo kwizirika kuri uyu mugabo ndamushaka we sibyo mushuti wanjye Mika nawe aramukeneye
turamushaka ntabwo wawe ceceka ajya kurogesha ahandi tuzamugabana ibyo bintu ntabwo bikureba kuba twaje hano ni igisobanuro cy'uko turi mu mujyi umwe ubu tuzongera kumva uvuga ngo nyanyanyabana uko tumusaliye turabizi nakomeje kuryoherwa no kuba turi kumwe wakoze ntako utagize kandi ndizera ko ibintu byose bigomba gukomeza kugenda neza ahubwo se urimba ute mukunzi urimba gute ndumva nishimye biranshimishije nyine cyane cyane yego se ubundi uri wakangaye wanishimye uri wa kabiri uravugisha ukuri ni ukuri ndi wa kabiri wa undi se nigeze kuhasanga no wa undi wigeze kuzana nawe wakangaye ni uwa mbere yego ubonye atanu utazi ya nyine hari ukuntu murumuna w'umuntu ashobora kumucaho nyine wenda ubwo nshobora kuba naranamuciye wenyine nkamurusha igihagararo yego ni mwiza nawe ariko nyine ntabwo yakurusha sibyo ntabwo yakurusha mbese ni umugisha nagize kuba ndi kumwe nawe kandi ni ukuri ndacyaryoherwa kuba mufite ahubwo nizere ntese ko nkunda cyane ukunda bike ngenda gukunda ariko ugomba no kubyizera ndetse cyane yego ngomba kwizera pe akantu ko kujya mu rugo rero tugomba kukigaho kubera ko bamereye nabi kandi urabona ndi imfura iwacu kandi umukecuru na muzehe bakeneye mu kazana gusa nabasezeranyije ko ahari wenda icyo tutarashyira ku murongo ari umunsi wo kujyayo ariko rwose barakwiteguye kandi cyane sheri nta kuntu wareka tukabishyira muri vakansi ko urabona nyine mu minsi yo kwiga ntabwo byaba bimeze neza wenda nko muri vakansi uyifite mu kuye kwezi twese ni uguhera nko mu kwa gatandatu mu matariki ya nyuma yo kwa gatandatu rukundo rwanjye kari kera se nyine ni kera ariko nyine umuntu arabyihanganira se umukecuru azaba agitegereje nyine tuzavugana kuri fone nyine nzamusobanurira nyine n'imfura zabyo noneho rero kubera ko ibyifuzo byawe ari nk'itegeko kuri jye shunda byeme ntabwo nakubangamira ndabizi ariko ugomba kugerageza ukaba uri so smart on that day n'icyo gihe ariko nyine nibyo niko bimeze yego ndabikunze cyane ajya mbwira ko mu majyepfo utangiye kwibagirwa iwabo w'umugabo wawe mba nayibagiwe cyane harya wambwiye ni burasirazuba ahagana he ntabwo mbibuka ari naguhana ndaguha igihano yawe nyasima hano nawe ndamubwira iburasirazuba ahagana he kamatekereza amasegonda 5 ntuyarenze ntabyibuka bizere ntabwo byibuka ugiye kundeba mu maso amasegonda 10 udahombye icyo gihe nguhaye ntabwo nabishobora just try gerageza amasegonda 10 urayabarute nzi uko ndi buyabarigeye n'umutima wanjye urabo wuntijeho gato kubera ko nawe uguhaye wewe wuntijeho gato nibarira amasegonda gusa ndahita ngusubiza amasegonda nanjye okay urabo urambwira dutangire geye twatangiye nyine nanjye ndagukunda kandi cyane yego sinzigira nkuhemukira sinzigira nkubabaza nawe bitezeranye yego urankunda cyane ngenda ndakunda cyane niwe wa mbere ku buzima bwanjye sure nenda gukunda pe kandi ubyizere waje nkukeneye n'ikimenyimenyi gahunda zanjye nawe ngiye gukora uko nshoboye kose tuzihutishe vuba cyane ko usigaje umwaka umwe mugiye kujya muri vakansi ya nyuma tugomba gupanga ibintu byose bigahita biva mu murongo kugira ngo akomeze gukinira muri uru rukundo batazakonwa turaba tugumanye isi ariko ugiye gutaha oya just 1 hour reka nawe nyine mu isaha imwe
isaha imwe. Saa imwe saa yindi ngenda kuri etude ryari. Ase ubundi Nzanye bagiye ngufashe ko se? Nzanye ngufashe. Ase uzagiye mba muri kamera najya bagiye ko nani. Niyo saa imwe nanjye etude ndayigufasha. Aya. Aya. Waje unyizera ariko. Waba unyibye. Oya njye ndakwizera ubwo nyine nukuri gushaka ko agasaha kamwe nkagufasha tide amasaha 3 urumva atari wowe bifitemo inyungu kondo rwanjye ndagira ngo murekure ugende ujye muri etude ibindi turaza kubivugana yo ngaho nseze bye ugende neza ndagukunda ndagukunda